Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira. Biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye, nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana hano gatanu kuri gatanu. Nongeye kugenda ngaruka hano mu makuru yacu rero agiye agezweho. Nje mwumva kuri mikoro ya mbere akaba ari Francis, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Clever Bemba. Bemba. Bimeze bite ko mbona uri kure cyane? Oya ni salama, nuko uze uri kumwe na mugenzi wawe, ariko ni Clever Bemba. Clever Bemba rwose ndahari. Bazaza bakunda kugenda batubona hano cyane cyane gatanu kuri gatanu twiteretse. Bemba rero nta gutinda n'ubundi hano kuri Black TV ndetse na hano ku Ntare official, nta kindi bazaza bakunda kugenda bahumva uretse kumva amakuru y'imiripuko, amakuru y'umwimerere, amakuru atavangiye. Hari abantu benshi, reka manze nasuza abantu benshi bankunze ku Ntare, bankunda ku Ntare official, abankunze ndi kuri Anda TV barankunda, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga nkuko nakomeje kujya mbibifuza. yangira ngo ni byiza cyane kuba baragukunze, ariko na n'ubu reka twizere ko bakomeze bankunde, tubona rwa rukundo n'ubundi bagukundaga kuri Anda TV. So Bemba rero turaza kuba tugenda tugaruka ku mirwano muri Walikale hafi ya Pinga hagati ya Wazalendo na M23. Yari imirwano ikomeye cyane rero yabaga kuva mu masaha ya mu gitondo. Turaza kuba tugenda tugarukaho Bemba, dore ko ari za gahunda zikomeje z'umutwe wa M23 kuba yagenda irengera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeza kuba bagenda bahura n'ihohoterwa, batotezwa. Ihohoterwa rikomeye cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yari imirwano ikomeye cyane Bemba, bivugwa ku mutwe wa M23 hano muri Pinga waba waje kuba ugenda ukoramo akazi gakomeye cyane. Ingabo z'abarundi zongera kuba zigenda zitikirira hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naga ari aho nyine rero turi bujye turaza kuba tujya mu Minembwe hano muri Puezero, Puezero za Puezero na hariya za nuza za ariho Puezero, ubona ko hari imirwano n'ubundi, naho imirwano ikomeye cyane. Twavuga nko kuri za Biroro mbiri, turaje tubasobanurira n'undi tubabwira uko byari byitwaye. Naho ubona ko mu gitondo cyo k'uyu munsi wo kwa kane byaramutse bitameze neza cyane. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri iki gicamunsi gifashe gute mu mirwano yari yaje kuba igenda iharamukira Bemba. Ni mu gihe kandi General Dominique abarwanyi be bakomeje guhangana nabo kwa General Bigabo, kwa General Bigabo rero reka mubwire nani Francis, buriya General Bigabo niyo ari twayisi wa General Dominique Ndaruhutse, ariko muri dani bya semuse baza gushwana. Reka turaza kubirambura, turaza kuba tugenda tubigarukaho. Mu gihe Bemba turaza kuba tugenda tugaruka cyane cyane hano muri teritwari ya Masisi, imirwano yongeye kubura hagati y'umutwe wa M23 n'abawazalendo. Ubona ko Wazalendo zikomeje kuba zigenda zizirika umukanda, ari nako ahangaha umutwe wa M23 nawo ukomeza kuba ugenda werekana ko uri tayari kandi witeguye kuba ugomba kugenda ukora ibishoboka byose uyu mutwe wa Wazalendo bakagenda bawukura mu nzira. Ababona abasivile kurwana n'abasirikare, nyaboneka ntago wambwira ngo uzajya, ariko se reka bambwira ko uzajya kurwana uhetse igitoki, inkoko ufite inyama muri bitebetebe. Tageti yawe ari ugucucura akantu k'umuturage. Reka namubwira akantu kamwe nshatse kugenda ngo manze nabwira abakunzi bacu, abakunzi ba Bemba n'abakunzi ba Francis ku Ntare official no kuri Black TV, nuko imyaka mfite ngiye Bemba, imyaka ngiye mfite ngiye Bemba, uko mumbona mfite abana 3, ndakuze, ariko imyaka mfite ngana na Fande Makenga yafite mu gisirikare. Donc nwango mfite imyaka 35. Donc niko bibara, urumva navutse muri 90, ariko Fande General Major Emmanuel Sultani Makenga niyo amaze mu gisirikare. Nukuvuga ngo navutse ari umusirikare, kuko nge navutse ahubwo hari amezi andusha
yo kuvuka kwanjye kubaho kugera ku isi wari umusirikare noneho batazajya guhangana na ziriya ngegera zo muri za wazalendo noneho Bemba ahantu bipfira noneho wowe wavutse icyo gihe ngo ni wowe generali ugiye guhangana nande na generali babyita kwiyahura cyangwa ububwa ntago ari ububwa ni ubugabo ahubwo mbona ububwa wakaba wibishakira indi nyito irenze ububwa yaba yabagaho kuko Bemba bano bagabo babo wazalendo hari igihe ureba ukavuga ngo ese basi niyo waba udakunda ubuzima bwawe nta nubwo washyira mu nyurabwenge Bemba. Reka nkohereze urugero hari abana biripotinze ejo bundi baje kwiripotinga kuri 23 harimo Hakiza hari n'agandi gahugu kitwa Kaherekeye kagurishije moto se yari yakaguriye kagura imbunda manzarenye karangije gahita kada kugura amateni uniform nako kabaye akagenerali amaze imyaka 2 mu gisirikare ni generali Heritier mu gihe undi ari generali mu myaka 35 ngo bazajya kuri operation bapange operation ntago zose zibe achieved kimwe so ubona ko ikintu gitindije 23 bura Bemba iyo urwana n'ingabo za leta none wakazamo n'izi support z'abarundi ntago biba byoroshye ko ahita wafata ariko rusibiyeho ruzanyura ukuri kuzatsinda bura Bemba yego buri ikinyoma wakirwanirira ariko ikinyoma kigeraho rwose ukuri kukagikubita hasi bajya bavuga ngo ukuri kuzaba ukuri n'ikinyoma kibi ikinyoma ariko nta munsi n'ikinyoma kizabwa intebe nawe kizatsinda ukuri twigire mu mirwano mu mirwano rero ngira ngo Bemba ariko nyaboneka mbere yuko mvuga nti mu mirwano reka sabe umuntu yaba hano kuri Intare official kuri Black TV nyaboneka reba abantu wanditse ijambo subscribe ugenda urikandaho dore ko ugiye kugitubona mu bigano byacu bigaragara ndetse tunakwibutsa yuko nyaboneka abantu bajyaga batubaza ku bijyanye n'imiripuko live ku rugamba tuba tuhibereye tujya kuri tele kenshi cyane bazaza bakunda kuba bagenda batubona Bemba rero muri iki gitondo ni imirwano yari yaje kugenda iba hano muri Warikare muri Pinga ngira ngo hari yaje no kuba hagenda hasohoka amakuru ari breaking news yuko umutwe wa 23 waba umaze kubugenda hatsinda abasaga abasirikare bagera mu 8 cyane ku ngabo za FDNB ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zishora muri imirwano nyaboneka Bemba ntatinya no kuvuga ko itabareba yego gusa wenda nababwira ko ari muri Pinga cyangwa muri Warikare buru ngabo za FDNB zirimo uretse ko ari coalition imwe iyo coalition imwe iri kumwe na FRDC wazalendo ariko na FDNB na FDLR FDNB iri muri SID nuko ngo ariko ikintu cyagaragaye hariya nuko hari ahantu bita za Mingenze za Mpeti ikanongera mbabwira abantu bacu bantu mukunda Intare official mugakunda Black TV nuko ngo imirwano yaberaga hari abona kuko ari imirwano yari ikomeye ariko Intare za Sarambwe bazatatse reka nongera mbivuge bazatatse reka ndamisobanura mu buryo nyabwo ni imirwano wazalendo bari bo muri APSLS niyo mubona Janvier Karayiri baje kugaba ibitero hariya abo kwa Janvier Karayiri bari kumwe nabo muri NDC Renove yo kwa Gido Shimura baje kugaba ibitero hariya ahari Intare za Sarambwe ari Intare za Sarambwe cyaze kubana yara Mingenze ndetse na za Mpeti baje kugaba ibitero abarwanyi babo 8 baza kuhasiga ubuzima akaboro agakaske dukaske twazwa n'udukaske oya nahoze nabona ku mashusho ngira ngo mboneho no kubwira abantu nyaboneka mujye mwihutira kujya mu magurupe yacu nahoze mbona imirambo myinshi y'abasirikare bandagaye nyine n'utwo dukaske wagenda gugarukaho urabona wenda aho ngaho ndaza mababwire kuri turiya turambo turi hariya abantu batari muri groupe bya turambo n'utwo muri Minembwe kuri .0 wabivuzeho .0 naho bita kuri biraro mbiri kuri biraro bagera niho ndaza kwabwira turiya turambo babonaga muri groupe niyo mirambo yandagaye iri hariya muri za .0 ntabwo ari hariya kuko yahaguye abasirikari 8 bo muri wazalendo sibyo .0 niho twandagaye
tumeze ko turasekeje. Hari igihe umuntu ibintu abibona nk'ibisekeje kandi bibabaje. Niyo ngo rero imirwano yabereye muri za Minzenze no mu nkengero za Pinga, mama 23 yagerageje kubakuramo inabakuramo, ariko abasirikare babo 8 nibo bahasize ubuzima bagiye ku ruhande rwa Wazalendo. Donc abo muri NDC Renove nabo mu mutwe bita Mark Uhuru, donc ni umutwe witwa Mark Uhuru, NDC Renove nabo muri APCLS yo kwa Guido Shimurayi. Abo iyo mitwe itatu nibo bahasize ubuzima. Buriya abo kwa Jean Marie Bonane nago bari barimo, bo muri niba yitwa ngo ari undi mutwe wa Nyatura na uri hariya, bo nago bari barimo. Hari iyo mitwe itatu. Tujye n'ahandi bana girago tuvuye hano muri Pinga, ariko nanone Bemba aka gace ka Pinga ni agace kamaze iminsi, kuko no ku munsi w'ejo kari kaje kugenda kavugamo imirwano. So ubona ko rero nimba mama 23 n'ubundi kano gace yaje kubigenda ikibikaho ikakongera ku tundi duce ku munsi w'ejo twagendaga tugarukaho, yari yabashije kubigenda ifata. Ubona ko ni ikizere gikomeye cyane ku bantu nyaboneka, ndetse n'uyu mutwe wa mama 23, kuko uyu ni umutwe uri kurwanira ukwishyira kwizana ndetse no guca akarengane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bemba. Ariko maginga yangaya reka duhite twerekeza hano kuri Point Zero rero Point Zero, ariko ari abantu bashaka kwiyahura. Reka maze nabahereza ino nkuru imara kwibahereza mu buryo nyabwo, kuko murabizi wenda ngi nka Bemba ndabitegura n'ubundi, kuko ibintu byose nago wabishyira mu mutwe wa Sara. Haya ni muri Minembwe Point Zero na Biraro 2, abarwanyi batwirwaneho n'abarwanyi ba mama 23 barashe cyangwa bakora ambushi. Abarwanyi ba Mayimayi iyobowe na Generali Kamama na Generali Irene Itombwe bari baje muri bya bikorwa byabo byo kwica abanyamurenge no gutwara inka z'abanyamurenge. Aho ngaho ni kuri Point Zero, naho bita kuri Biraro 2, ubona buriya na za Mikenke naho iraziramo. Bamaze kuza barasiwe Biraro 2 no kuri Point Zero. Imirambo yabo n'ubu irandagaye, nukuvuga ngo baza kugwa muri ambuscade cyangwa muri ambush ya mama 23 natwirwaneho, bakubita ingegera barazibabaza. Imirambo yabo n'ubu imeze ngo kwa kundi ku musozi, mbese icyo bita ngo ni ikirago, kwa kundi ari uburyo bajya. Ariko warabona ahantu bari kuboha ibirago. Kirago urakizi? Oya. Waryamye ku kirago? Oya. Ako waryamye kuki? Wavutse byabo wavukiye muri matera? Matera ariko nta muntu n'umwe mu Banyarwanda cyase n'abandi wavutse umusambi ni nk'ikiraro mu kimwe. Ikirago niba ari iwacu Masisi tukita ngo ni ikirago we. Ariko urabona umusambi hano mu Rwanda n'umuco ntabwo ari umukeka. Umusambi niwe habaho umusambi wa bya byatsi byimeza, bakagenda bakabica bakabyanika, deni bakabizana bagahonda imigwegwe bya bintu biba bifite amahwa, babikoresha icyo bita ubuhivu. Ubuhivu ntabwo mu Rwanda buhavu. Urabuzi ubuhivu? Okay. Buraba. Hari n'abakoresha imifuka cyangwa imigwegwe, n'abakoresha niba ari uduki. Nuko ngo rero hariya bakoze ikiraro cya Wazalendo bo kwa Kamama nabo kwa Irene Itombwe. Ariko andi makuru akavuga ko harimo n'abarundi nabo bari baje mu mirwano hariya, ariko baza gukubitwa n'intare za Saramwe zifatanyije na twirwaneho na mama 23. Ubona yuko babangirije. None reka nkubwira ikindi kintu cyaje kubaho na Francis, ariko izina Francis ni izina ryiza wa. Uzi ko nyewe nk'umukristo muri Kiliziya Gatolika byo ni by'abatagatifu. Francis papa ejo bundi urapfuye. Ahako ndacyariho. Naho yanjye ndacyariho ntago igihe kiragera naratanga ubutumwa kuri aba Wazalendo no kuri FDR. Wewe utavuga FDR bariya bobo barabizi yuko iwabo ni hehe mu Rwanda.
ariko ikibabaje ni icyo bakomeza kwigurira ikibabaje reka tumaze twakwigura ibirayi iminembwe ndaza wenda ndagusaba iminota 5 tuze kuvuga kuri bari abantu tubabwira ngo mwatashye mwuka bigira ikibazo cyabo usanga bakigundiriye mu Rwanda ni amahoro u Rwanda ruragendwa bamwe bagifite oya ni ukuvuga ngo bamwe bagifite ya myumvire yo kwirwa babeshywa ku mbuga nkoranyambaga ariko byibuze bajye baganana na bagenzi babo batashye ngira ngo nanabone rero abakunzi bacu turi gutegura uburyo twazagenda tujya tuganira na bano bantu bavuye muri iyi mitwe ya FDLR ni ibintu twiyemeje hano kuri Black ndetse no hano ku Ntare Official. Ibyo biganiro bazagenda babibona mu minsi mikeya. Bamwe bajya bakunda kubaza se za FDLR zaje zibayeho gute byose turabesha ugeze mu Rwanda ngo baguca umutwe ngo barakubwira ngo vuga ngo wamara kuvuga ngo bakaguca umutwe ngo bamara kuguca umutwe ngo iyo umaze kuvuga ngo baguca umutwe urumva wamara kuguca umutwe ngo ntuzongere kuvuga. Ariko se ko mbona hari abantu batashye mu Rwanda muri za 98 oya 98 batari batangira gutaha simbizi oye no muri 2015 2011 abo bose ko mbabona iyo mitwe yabo se igigaruka cyangwa irazuka. Oya ikiza gihari reka M23 irabakoramo akazi yaba ku kibi yaba ku cyiza murata ariko ikiza kiba gihari mwana kohereza n'akazi gaba gahari gakomeye cyane mugataha rwose. Narababwiye ejo bundi ngo aruzataha n'akaguru azabaje gukora iki mu Rwanda nubona wacitse akaguru aho kugira ngo ujye mu Rwanda ujye kuba umuzigo uzakomeze ushobora ugwe ku gasi u Rwanda uzareke kurana nubwo wabacitse akaguru u Rwanda ni umubyeyi kandi buri bakamuga karuta gatura buri utaza kuba umuzigo oya burana none Francis reka tubiretse ibyo ngibyo reka twikomereze muri iyi mirwano maze twarebera ya minembwe ubwo za Poezero na hariya za Biraro mbiri uko byari byitwaye ngo mama 23 natwirwaneho babateze bari baje kwibinga no kwica abanyamurenge barabarasa. Ariko none ikintu kiriho nuko abo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga bati nago tuzanukirwa n'aba bantu bari baje kutwiba. Kuba ruje nayo igahamagara ikabwira ati abo muri mama 23 nabo muri twirwaneho ati mudufashe muduhereze liberté ariko muducungire sécurité turebe ko twajya gutera imiti zira za kadavre ni za mayiti imirambo ya zira za wazalendu nabari abarundi bari hariya muri za Poezero tugenda tubashingure batazateza izindi ndwara. Ako se abarundi koko abarundi bo FDNB mwavuye muri Kongo koko bona ko General Neva yarabagurishije kabisa. Jewe nabona njya nibaza abarundi bari gushya botse iki urabona bari gushya botse iki urabona buriya ariko buriya bazageraho babimenye abarundi navuga ko ubuyobozi bubayoboye rwose uko iminsi igenda ishira niko bazagenda babona yuko bafite ubutegetsi bubi kuko ni muri perezida ukaba wumva yuko ngo ejo bundi nahoze mbona inkuru yabo bavuga ngo kugira ngo bazahure ubukungu bwabo ngo barashora voka ngo zinjiza amadovize ukibaza koko iki gihugu kiro kirazirike no bakubitiraho abana bacyo bari kugwa mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo twagiye tubumva n'amakuru ajyanye n'ikibuga cy'indege noneho turi buze no kugenda tugaruka hano muri Uvira bafite ubwoba bavuga ati mama 23 igihe cyose iri bufate Uvira ibujumbura natwe turaba tubayeho ku kagozi. Icyo kibazo rero ndashaka kugira ngo tuzaze kubiganiraho mu buryo burambuye. Noneho tumaze twareba Uburundi muri no ntambara buzunguka cyangwa buzahomba. Tuzareba amapo tuzabivugana tuzabiganiraho ndetse tuzaza kubona n'amakomenti y'abakunzi bacu noneho baze batubwira ati twebwe tubibona gute nabyo tuzaza tubibwire abakunzi bacu ati comment y'umuntu runaka yavugaga gutya na gutya ese abarundi iyi ntambara bazayo. Reka twikomereze nari hano mu misozi y'Imurenge
kuri hano imisozi y'imirenge na poste dushaka twanahava tukaza tukarebera hamwe muri teritwari ya Masisi imirwano yari yakamejeje, imirwano yari ikomeye. Ni hano mu misozi ya za Kasopo, n'ubundi murabizi naho mama 23 yari yabashije gufata. Ni muri teritwari ya Masisi, ni muri secteur Hoso Banyungu. N'abarwanyi ba Mayimayi APSLS n'abarwanyi ba Mayimayi Uhuru Mark APSLS Uhuru Mark ndetse na Nyatura bake babyutse bagaba ibitero kuri position enye 4 position za M23 ziherereye hariya, ndetse position ebyiri mama 23 iza kuzivamo. Ikimara kuzivamo bariya bawazayendo baraza bazinjiramo, baza gutangaza bavuga yuko bamaze gufata position ebyiri. Mama 23 yari maze amezi 2 ibatse. Nari awita muri Kasopo yarafashwe bayikoramo APSLS ndetse na za Mayimayi. Ariko noneho ku makuru twagiye dukurikirana tuza gusanga ko mama 23 nawe yatangaje avuga ati bakimara kuza uburyo baje, kuko zira position ara muri Kasopo, reka nongere mbivugeho. Kasopo ni imiso tureta ngo ni chaîne de montagne, sibyo? Chaîne de montagne ni imisozi ubona 1 2 3 4 5 6. Nuwo ngo baraza bagashyira position bakayishyira aha, ariko bakafite iyo bita twakwita ngo ni headquarter cyangwa kije quartier general. Noneho babandi babonye ko baje kubataka muri twa duposition tumwe na tumwe, utwo tubiri batuvamo, baza muri ama position menshi ayandi abiri, kuko rafite ama position ari muri Gasopo. Baravuga bati ino position reka tuyijyemo, na yino noneho imbaraga za ziri muri iriya n'izari ziri muri iriya tuze dushire muri iyi, dushire no muri iyi, noneho duhangane na bantu bajyambazi. Babaza rendo bahita biprograma bo muri APSLS no kwa Make Uhuru Make, baravuga bati twamaze kubakura mu bice, ati tubatse ama position. Ariko ntabwo bigeze bayabaka, ahubwo ariko ntabwo ndumuvugiza wa mama 23, ntabwo twe turabavugizi, twe turi gutanga amakuru. Ahubwo bo babonye uko nibaguma muri ama position bashobora gutakaza yose uko arana. Baravuga batereka tuba tuvuye muri ayabiri tujya muri ayabiri, noneho duhangana imbaraga tuzishize hamwe, aho kugira ngo imbaraga bazitatanye. Mama 23 iratangaza ikavuga ati twebwe twakoze iyo bita reprise strategique, ariko ntabwo twigeze tuva muri Gasopo. Reka mbivuge neza abantu babyumve, ni reprise strategique itigeze iva muri Gasopo. Turi kugendana cyane yagiye mu misozi ibiri, ariko iyindi birayitakaza, ariko yose iri muri Gasopo. Wazaredo nabo bakavuga bati twabatse imisozi, urumva, ibiri basigaranye ibiri, ukora balance aho ngaho uvuga nawe nka Francis. Sinzi icyo wabivugaho. Wazaredo baravuga bati ngo abo muri APSLS na Make Uhuru Make bati twabatse imisozi, batse mama 23 imisozi ibiri. Mama 23 ikavuga ati twebwe twanze kugira ngo dutatanye imbaraga, tuva mu misozi ibiri tujya muri ibi. Donc bari bafite ine, ibiri barayivamo comme reprise stratégique, bajya mu yindi ibiri. Sinzi icyo wabivuga numba na mbonye. Yego, hano hazamo ubwenge bwa komanda. No kuvuga ngo nimba uri komanda uyoboye ingabo ku rugamba, ugomba kuba kwiga strategy, ukamenya ngo ahantu urwanira nk'uyu musozi ndakoresha izihe mbaraga, ndakoresha izihe technique. So mama 23 nk'abantu bafite force iri noya, kuba bajya kugabana iyo misozi ine, ushobora kwirukankira byinshi ukabura na bikeye. Aribyo mama 23 yakoze, iza kuri forcinga mwaya misozi ibiri strategique, kugira ngo izi Mayimayi n'aba Wazalendo babarekereye ibiri, noneho baze kwiregurupa muri iyi ibiri yindi, bazabone kwa advancinga muri ya yindi ibiri irimo za Mayimayi, kuko n'ubundi biroroshye. Rero cyo zizanahikura, kuko nujya kureba muri iyi misozi kubona ibyo zisahura no kwirwa zijya bizazigora, cyangwa zirwe ziharwanira. Mama 23 hano zahakiri gukubura, ahubwo si ikibazo ejo bazaba bakihari. Nyine nicyo ndikukubwira. Nuvuga ngo mama 23
ubona ko kuvuga ngo M23 yakoze operasiyo hagati yayo n'aba wazalendo ntabwo ari ibikeneye zino FARDC na bano barundi banze kuva ku izima, kuko uretse bano basivile bo nukumva amasasu yavuze n'ubundi bagakuramo akabo karere. Tuzi ibice byinshi bagiye bafata M23 itarwanya, uretse hano kwirwa zirukankira mu baturage zihungabanya umutekano. Ndahamya kubabwiye ngo bahagarare front line bahangane bato na M23. Biragoye yuko ababana basivile baba wazalendo bajya kwa divasinga imbere ya M23. Kuko iki ni igisirikare cyakubise Sadek irataha usura gikangisha aba wazalendo biba bahetse ibitoki n'inkoko koko z'abaturage. Biragoye cyane, yego biragoye cyane, biragoye ubona ko